Ikaze nanone ni Rayon Sport ni Matara United, ni umukino wa gicuti ku ruhande rwa Matara United, ariko ni umukino usobanura ibintu byinshi ku ruhande rwa equipe ya Rayon Sport Murera. Isaro ry'i Nyanza ni umukino bagiye kuba bishimira igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026 baje kuba batwara ku itariki 7 bakagitwarira mu Mahoro Stadium. Igikombe cyari kije nyuma y'imyaka 28 nta gikombe cya Sekafa batwara, dore ko cyabaherukaga bagiherukaga muri 98. Icyo gihe n'ubundi kitaritwaga Sekafa Kagame Cup kubera ko cyaje kunirwa izina cyitwa Sekafa Kagame Cup kubera ko inyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari we watangiye gutera inkunga kuva muri 2002, agatera inkunga iri rushanwa rigahita rinamwitirirwa, dore ko ashyiramo amafaranga agera ku 60 by'amadolari. Ni umukino usobanuye byinshi hano kuri Kigali Play Stadium kubera ko abareyo abari mu ntara abari hehe bose babaje kuza, nk'uko Perezida wa Siporo bamwita Murenzi Abudara yaraherutse akabitangariza radiyo y'igihugu avuga ati ni byiza ko umufana wa Siporo aho ari hose yagakwiye kubaza ku kibuga kugira ngo dukore ibirori, akaba ari ibirori byabarijijwe n'akarasisi kerekeza kuri stade, kandi kabakaza none gukomeza nyuma ubwo ekipe ya Rayon Sport yaza kuba itsinze Matara United, nubwo hari amahirwe menshi nka 99% kubera ko APR mu bihe byayo yaje kuba itsinda ekipe ya Matara United. Umukino nkaba narabashe kuwirebera, abasanzwe bazi ekipe ya Gicumbi yambara umuhondo urimo icyatsi, ni nako ni ekipe ya Matara United yambara. Iyo ushobora kuza se ko ndi gukoresha aya mashusho, aya ni amashusho kuri finali yahesheje igikombe Rayon Sport, aho yatsindaga ikipe ya Gor Mahia ibitego 2-1. Igitego cya Eritatu cyaje kuba kinjira hakiri kare kikaza kwishyurwa na nimero 7 wa kipe ya Gor Mahia, ariko umuvuga ati umucunguzi nta handi avuka mu burasirazuba wa Rayon Sport ni umwana mutoya mwita Muhoza Daniel yambara 21, niwe waje kubatsinda igitego muri extra time birangira Rayon Sport itwaye igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026. Mu cya rugamba umwite Faustin Simbigarukaho, umwite Wasiri utangaza, akaba barifashe bati bahimbiye indirimbo ati mfite 5 bashaka kuserereza ikipe ya Peraje kubitsindwa ibitego 5 na Gor Mahia bakayitsinda imikino 2, dore ko Gor Mahia yakinnye na Rayon Sport kuri Rayon Day bayitsinda ibitego 2-1, nanone mu guhatanira igikombe baza kuyitsinda ibitego 2-1. Bisobanuye iki? Ekipe ya Rayon Sport igiye kuba yerekana abakinnyi yasinyishije nyuma yo gutwara igikombe. Bamwita Eridinho Umurundi wabicaga bigacika hariya mu gihugu cya Tanzania, umwite Hotara ariko atari umwe muri APR, n'undi Hotara waje nore gukomoka muri Mali, akaba ari we waje kubasinyira Rayon Sport. Akaba ari abakinnyi bashyashya yashyizemo nyuma, ni nyuma yuko baje bashaka basanga Akbar, akaba harimo Charles, akaba harimo abakinnyi batandukanye nk'aba Eritatu, hakaba harimo Dand Junior, akaba ari umuzamu wa Rayon Sport, hakaba harimo umwite Khamenei Junior rutazamu nimero 25. ubu nguyu bihe byose urabona kufra abatera kufra zo mu rwego rwo hejuru. Mu gihe tuvuga ko ikipe ya Sport igiye kuba yishimira igikombe cyayo yaje kubitwara cyangwa Kagame Cup, ko igiye gushyikiriza abafana bayo, ndetse hakaba hari amahirwe menshi ko abafana baza kuza gutombora jezi z'abakinnyi batwaranye igikombe, aho Murenzi Abudara perezida w'ikipe ya Sport yaje kuvuga ati ushobora nko gusanga nk'ubu uri umunyamahirwe ukazawambara jezi, ugahita utombora jezi Eritatu yatwaranye igikombe ukayibika mu mateka yayo. Mu gihe bimeze gutya baravuga bati abasezeranye basezerana kabisi n'agahiye, basezeranya kubana mu bibi no mu byiza. Ni mu gihe umunyamakuru Yvonne cyangwa se umenyerewe nka Tesi wa ku Isango Star niho yamenyekaniye cyane,
akora podcast bayita This and That, kuri ubu ngubu ari no gukorera radio na TV 10. akaba ari umugore w'umuhanzi umwita Shizzo Afropapi, umuhanzi utuye muri Amerika, n'ubundi akaba aje kurongora umunyarwandakazi. amaze igihe basezeranye. ejo bundi uyu munyamakurukazi yaje kwakira umunyamakuru mugenzi we bamwita Cynthia Nasisa, akaba ari umunyamakuru wa SKFM. akaba baraganiye ibintu bitandukanye, maze ageze aho agaragaza ko akunda APR, ariko avuga ko impamvu atafana ekipe ya Rayon Sports ari uko abantu muri Rayon Sports ari abanyakavuyo cyane, ati ni abaturage cyane, byatumye abakunzi b'umupira w'amaguru bamwifatira ku gahanga. bamwe bagiye bavuga bati abantu bose basanzwe banafite n'ibiceri byinshi cyane nk'aba hariya kuru, ntibona aravuga ko ari iy'abanyakavuyo cyangwa se iy'injiji, abantu batize, abantu bari aho ngaho b'abaturage. ariko uyu mwana w'umukobwa ati niwe uje. hari abanyamakuru nagiye bavuga bati ni injiji yize, cyangwa se ni injiji yambaye ikanzu turi ko amaze iminsi agaraduwetinze muri Mount Kigali University. rero icyatunguranye cyane nuko ubwo Tesi we yaza gusaba imbabazi abakunzi ba Rayon Sports, avuga ati ndabizi neza nubaha ekipe yanyu murera, ariko naje gutambikira mu mbabarire, mbasabye imbabazi. mu gihe bo bavugaga bati twifuza ko azaza muri stade tukahamubagira, ubundi natwe tukamubarira twabajije kukamunyurizaho. avuga bati ubica umwana inkuba ikaribika mu nda, ariko umugabo we bamwita Shizzo Afropapi yaje arabishimangira, avuga ati ntibakazavuga ibigoranye ngo imihoro irakare. ati Rayon Sports ni injiji, ni abantu bari aho ngaho gutyo gusa. mu gihe abantu bagetse ko yari yibeshye, inyuma yaje arabishimangira, avuga ati n'uwafana yafana Etincelle, ati ariko iyo murera yanyu muyivane Nyarugenge, nimushake muyijyane i Nyanza, ikipe yanyu ni injiji rwose, n'ubu ngubu ndongeye mbisubiremo, abantu banyu muyifana ntago musobanutse. ibi ngibi bije inyuma avuga ko yenyegeje umuriro, abareye bavuga bati turaza kuza kuba natwe twigaranzura ekipe, nitugera kuri stade muraza kuba mureba haraza guca uwambaye. bibutse ko nanone ku rundi ruhande imikino ya Super Coupe n'ubu ngubu ikomeje kuba agatereranzamba, nyuma y'uko amakipe agomba gukina ari APR FC ndetse na Rayon Sports, Kiyovu na Police. ariko APR FC ikaba yarandikiye Ferwafa ivuga ko ishaka kwivanamo kubera ko bayitangiyeho imikino itarateguye. ivuga ati twe dushaka kuba twagenda rwabuze gica. ese Mukura iraza gusimbura APR nk'uko bakomeje kugenda babivuga, cyangwa se baraza kwimura Super Coupe bayigeze mu kwezi kwa mbere? ubwo nicyo abantu bose bakomeje kubaza. Reka dukurikire umukino wa APR FC wa Rayon Sports ndetse na Matare United.